Bakunzi ba filime nyarwanda umva ko warebye nyinshi iyo tukuzaniye ni filime nziza cyane isohotse uyu mwaka yitwa Urusobe rw'ubuzima. Keza arashaka kurongorwa mu rugo rw'abakire kwa Rwema. Agaze ko inyuma y'ibi bintu mbirimo ngiye mfate nk'umukozi w'Imana nk'ukura namfata nk'umukozi w'Imana. Kuvuga ngo uri amumere ujye umubwira ibintu nanjye ukabimbwira nkabikora bigahura ko ubuzi bwawe uruko cyane. Ibyo bindekere ngiye niteguye kuguhuza n'uriya muhungu wagera muri rwa rugo none uzahita ugenda. Ese uyu mugambi wa Keza ukundana na Rwema harawugeraho dore ko ashaka guca kuri mama we kuko ari umukristo. Urakoze fire fire urakoze mana urakoze. Akira umukazana akira. Ese urukundo rwa Rwema na Keza rushingiye ku binyoma ruzakomeza? Jeje sura munzu Jeje fungura gate ninjye use basi nagukoze iki se? Ku rundi ruhande hari umukobwa witwa Sandra ni umunyabibazo n'imfubyi kubw'impanuka ahuye na Rwema. Ese Sandra uje kubana natwe mu muryango hari icyo byagutwara? Jewe Ese ko Rwema yikundiye Sandra mama we akunda Keza, iyi ntambara Rwema arayirwana gute? Mama Rwema namenye yuko Keza yamubeshya akagambana n'umupasiteri w'ibinyoma akamuhanurira yuko ari we mukazana. Bizagenda bite? Kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Urugwiro Family TV. Manuka muri comment twayipininze ni comment ya mbere ubundi ujye kuri channel ukore subscribe uryoherwe. mukazi se wirute Ushanerewe neza gusara umuntu twiriwe neza nta kibazo nibisanzwe. icyabo cy'abana se shire tukikora iki koko? Abana sike mfite umuhungu n'umukobwa. Washyushya Abana bo nta kibazo akubwo ntashyuha ahaha upfa kutazabirwanya babarire shari abo koza sinibisibuye ntabwo ntekereza rero iby'abana kugenda gakeya ngo kubera ziki ntabwo ntekereza bya Keza n'umuhungu wanjye niba dukwiye kugenda gakeya. ese wabonye Keza ari umukobwa mubi? Oya none se kuki bigenda gake? ariko by'umyaka iyo mubwikinyi bafite impamvu zacyo. Ntabwo iki cyagiye cyo kuvuga buri kimwe cyose ntekereza mu mutwe wanjye, ariko ndibaza bya Keza na Rwema twaba tukinje gakeya. none se Rwema ntamukunda? Aramukunda. none se turabigenza gake? Imana yabivuzeho abana banahura tutabahuje. Imana yabivuzeho kandi aravuga ngo Imana aravuga ngo numura ubwenge nzabareka. Oya rwose nawe utangiye kundakaza nari nimereye neza. Oya ntabwo nakubuza ubwishimo byawe. Nishimira zanjye no kubibyishimo. None ubwo uri kumbwira ngo tubigenze gake kubera iki? Shari nyumva. Bwa nyuma nyumva. Ndakumva ariko uri kumbwira ibintu ntashaka. Kuba utabishaka ntabwo bivuze ko ntabwo bisobanura ko ntagomba kubikubwira kandi ngomba kubwira tukabiganiraho nk'umugore n'umugabo. Ariko ujya ubona ukuntu umuhungu wacu akuze. Arakuze ariko ntabwo ari kujugunya. Aze gukura. Arakuze ariko nanubwo namuramira ntabwo namurambiye hanze ntabwo nabize ibyo byo kumugaburira. Kujugunya se gute? Ese kwihangana gusaba iki? None se hari ubwo bagiye kujya mu mahanga bazaba hafi yacu dukomeze kubabe hafi. Maze imyaka mike nubatse. Okay. Urabizi neza imbara warahiriwe itundisha umuhungu wanjye ati ndimino gakeya baza ndaho ibintu byerekera. Imara yibanza kugisubizo. Wazanye imizabukuru wakuze washaje habaye iki? Ufata uko ubishaka nimba ashaje ko nubwo nabashaje ntabwo ndo kujugunya. Ntiwivange mu byishimo by'abana banjye.
kubona abana banjye bishimye ni byiza babarira tunabireke two kubivuga tuvuge ku bindi ariko abana banjye ubareke ahubwo nshaka ko bakora n'ubukwe nawe ngo ngwiki nkibonera nabuze ni byiza ko umwana wanjye akora ko nanjye ndabira akakuze yego nyine ariko mu mwanya mbanze ndeberera umwana wanjye ese urashaka ko guma mu rugo ntabwo guma mu rugo ntacyo agomba kumara ntaga mpingira ntagira ate ufite byinshi byo gukora ahangaha narabyikorera ariko banza dufate umwanya dutekereza kubyo tugiye gukorera ku mwana wacu maze amaherezo arongora atakigira umugongo atakigira urutege yarashaje urutege ntabwo yaba afite amafaranga kandi amafaranga afite yose nayiba hana yanjye ubu rero ugiye gutuma nta kintu cy'umwana wanjye nzongera kukubwira shari ndananiwe urananiwe kubera ibyo wiriwe ibitekerezo by'ibintu tubiha umwanya wabyo reka tubireke fata umuto ibyo utekereza byose umwana wanjye mundekera na projet ze z'ubukwe nzabyigiramo we tuzabikugezaho byarangiye ariko kubisubiza inyuma ntibirimo oya ntibirimo barikundaniye bareke okay kandi ukaraba uruhuke genda ukaraba ariko urambabaje ntabwo mubaje rero oya uje uganira nabi genda ujye gukaraba okay sawa nyine Sandra ujya gufura yego ngiye kubimesa maze iminsi myinshi reka njye kubimesa yego ubusa uyu musego uyu musego twawushyizeho mu gitondo iyi ntacyo ukoresha kugira ngo njye gufura bino nta kibazo ariko hari ikintu ushaka kubaza ndashaka kubaza ese uretse amakuru bakubwiye waba uzi mama wanjye oya mama wa ntabwo muzi nigeze mubonaho none se basi mama yaranyagaga Sandra amakuru nakomeje kugenda afata nayo ko mama wawe atakwangaga kuko numvishe ko n'ibintu byose yakoze yabihatirijwe n'ababyeyi be kuko yaba kwanga ntabwo ari gutegereza ko amezi 9 agera ngo abashe kukubyara hako nyine kubera pressure y'ababyeyi byarangiye akoze ibyo yakoze ako ntabwo yakwangaga kumbi yabihatirijwe n'ababyeyi be niyo makuru mfite nawe ntabwo namurenganya none se uwo muntu waguhaye amakuru hari ikintu yaba yaraguhaye nibura cya mama ngo njye mwibukiraho wenda nk'ifoto cyangwa ikindi kintu basi njye mwibukiraho gusa nta foto ya mama wawe nigeze mbona ariko hari agatabo nahawe n'inshuti yari ya mama wawe uragafite mama wawe ngo yajyaga yandikamo ndagafite nubwo ntazi ahantu gaherereye ariko ndaza kukagushakira yego wakoze ndaza kukagushakira nkaguhe nibura njye nkasoma yego urakoze kanjye gufura ko turaza gusubira oya n'ikirere kiri guhinduka umuhungu wanjye ko ndeba udatuje ni amahoro beze ute mere meze neza uri rero urumva umeze neza meze neza nta kibazo usuheruka kuganira na Keza ko ndeba nta byanyu bijya mbere turaganira Keza ko nta kintu mbwira ko wicecekeye ese mere urajya mupira mu kikoko mbwira iki Keza turaganira kandi nta kibazo kiri hagati yanjye nawe ndambiwe kujya mura nkwibutsa icyo gukora wabuze amafaranga ni iki kintu wabuze
mbabarira umbwire ese nkora iki niki ntagukoreye gukunda warakunze nirutse mu masengesho nakoze icyo amava aratonyokagira gute umukobwa narinze naho muzana hano none se ni mushiki wawe ngo mbimenye mbwira niba ari mushiki wawe he ntabwo ari mushiki wanjye none ni icyo ubura uri kubura amafaranga se amafaranga nayo arahari none ni icyo ubura ufite urarwaye nabwo nzajya kukuvuza ni ikihe kibazo rero ufite nshaka ngo mbwize ukuri ni iki kibura ngo ukore ubukwe nk'abandi bantu abo mungana bose babyaye kangahe wowe ni iki kibura ariko mere ntukihutisha ibintu sinshaka kwihutisha ibintu reka mbitegure neza wunze mu ryaso ako se mama urajya ngo mbigenze gute koko waretse nkabitegura neza ibintu byanjye ko nkabishyira ku murongo erega ninjye bireba ntabwo ceceka sinkavuge ngo nawe uvuge urunga mu ryaso ngo sinkwihutisha ibintu ni ikibura se ese ni iki ntakoze ariko mana murabikoze ndabizi kandi abyemera sukazamuke hejuru ni iki ntakoze mbabarira uvuga uti mama ahangaha hari ikintu utankoreye mbabarira ubivuge utobore umbwize ukuri kuko ndarambiwe abintekerezaho mama ibiki biruta gukora ubukwe ukaba umugabo nk'abandi wambare ko mubabarira iki na nisa ko ntaramenya icyo nakubabarira ni iki nkubabarira nirihe ko sakoze ibyo wansabye byose narabigukoreye ibisabwa byose ibyo umubyeyi akorera umwana we byose narabikoze ariko mwana wanjye urimo urangura ni wabikoze ko ndacyareba uracyareba nyine ureba iki ako se ubugira ngo migenze gute ariko nakwitayeho kuvura umwana ndagukuza ndakurera dore guhera imyaka ingahe nkurera ariko kurera umwana wundi we nyoko yagutaye